Advisor 250 nongeye kubasuhuza. Ngire ngo iyo mwumvise inkoko zivuga ahita mumenya aho twageze, ni kuri Militi Advisor 250, hahandi dukurikiranira ibijyanye n'ubujyanama ku bworozi bw'inkoko. Mbashimiye rero kuba mugiye gukurikirana iki kiganiro. Ni ikiganiro kidufasha kumenya amakuru yerekeranye n'uko ubworozi bw'inkoko bukorwa. Ngaho rero reka dukurikirane aya makuru. Ubu muri iki gihe tugiye kwiga igitabo gikubiyemo ibi bikurikira, ariko hagati aho mbasabye gukora subscribe kuri Militi Advisor 250. Ibiri muri icyo gitabo rero, icya mbere harimo intego yo turava hano tunayize, hakabamo akamaro ko korora inkoko. Ngire ngo ntawe utabasha kumenya akamaro ko korora inkoko, buri umwe wese uwabitangiye arabizi, utarabitangira nawe arabizi, kuko yajya kubikora afite intego yabyo. Ngayo nguko uburyo bwo kororamo inkoko, ubwoko bw'inkoko, guhitamo icyororo cy'inkoko wifuza korora kikubereye, inyubako z'inkoko, aho inkoko ziba hagomba kuba hateye hate. Ibi byose tuzabikurikirana muri iki gitabo. Hazabamo kandi uburyo bwo kugaburira inkoko zacu, inkoko zigeze mu kihe kigero kugira tubashe kuzigaburira. Tuzamenya indwara z'inkomoko no kuzivura ku byerekeranye n'inkoko. Tuzamenya ingamba z'ubwirinzi, uburyo warinda ikiraro cyawe kugira kitandura, ikiraro cyawe kugira kirinde umwanda ushobora kuba wateza za nkoko zacu ikibazo. Tuzigiramo kandi kororoka kw'inkoko, umenye niba ari uguturagisha, niba ari wowe ubwawe wabyikorera, nabyo birakunda, ibyo nabyo tuzabimenya. Ikindi harimo kubara igishoro cy'ubworozi bw'inkoko, uburyo ushobora kubikarikira niba ugiye gutangira. Ibi byose tuzabikurikirana kuri Militi Advisor 250. Ikindi kandi tuzuzuza inyandiko zijyanye n'ubworozi. Tuzagenda tubonamo amafomu atandukanye azatufasha mwa bwa bworozi bw'inkoko zacu. Ikindi tuzabona ingero zamwe mu mafishi akoresha mu bworozi bw'inkoko. Ibyo tuzabyigira kuri Militi Advisor 250. Ikiganiro cyo ni cya kindi, ni ubujyanama ku bworozi bw'inkoko. Ariko hagati aho kora share, kora like kuri Militi Advisor 250. Nyuma yaho tuzasoza dufata twumva ibitekerezo bya buri byanyu, mu buryo mwagiye mwiga, mu buryo inama mwagiye mukuramo, ndetse n'intangiriro, guhera ku ntangiriro kugera aho muzaba mugeze icyo gihe tuzaba turangije kwiga kuri icyo gitabo, kuko tuzakiga dushyira no mu bikorwa. Ikindi tuzarebera hamwe inyandiko ushobora kwifashisha mu gihe uri korora inkoko. Inkoko rero ni iy'agaciro, inkoko kuko izamura abantu kandi ntifite igishoro gihambaye, kuko ushobora guhera ku nkoko imwe ukagenda uzamuka gake gake. Ikiganiro ni ubujyanama ku bworozi bw'inkoko. Ndakwibutsa gukora subscribe kuri Militi Advisor 250, ukore share, ukore like. Iyi nkuru kandi ntuyigumane, kuko wayisangiza abandi, kuko iki kiganiro kizajya gitambuka no kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp ni ukutwandikira kuri 0782 960 726, kugira ngo tubashe kugushyira muri groupe ihurirwamo n'aborozi baba bashaka gusobanuza no gusobanurirana ibijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Nta muntu ujya gukora umushinga rero adakeneye kugira ngo yunguke. Tugendeye ku isomo ryacu rero ry'uno munsi, twavuze ko turi buve hano tumaze kureba intego y'iri somo, intego yo kwiga iki gitabo, intego ya Militi Advisor 250. Aka kanya intego dufite kugira ngo twige kiriya gitabo ni uguhugurana, tugahugura aborozi. Iyo tuvuze guhugurana ubwo ni twese aborozi,
yaba abatoya ndetse na ba bandi bagitekereza kugira gute kubishyira mu ngiro, ni ukubafasha kunonosora umushinga wabo neza, ubwo mu rwego rwo kugira kuzamurana ndetse no kuzamura umusaruro wabo. Inkoko uwo ari we wese yayorora, ngira n'ababyeyi, kuko burya kugira ngo ujye kugura ikayi y'umwana biravuna, ariko umwana umuhaye inkoko akamenya ngo iriya nkoko ni iye, iratera, niba iteye ukwezi, iba iteye amagi 30, amagi 30 nuyagurisha hari icyo azagusapotinga, hari icyo azagufasha nk'umubyeyi. Ariko rero ntararenga aho ngaho, yenda twakoze like, twakoze share, twakoze subscribe, n'utarayikora kandi ndumva namuhamagarira kuza kuyikora. Ariko se itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi mwamuzibuka? Iyo utoye neza nibwo utera imbere. Utoye amajyambere urazamuka, utoye amajyambere ubona icyo ukora, utoye amajyambere ubona umuhanda, utoye amajyambere u Rwanda rwacu rukomeza gutera imbere. Reka rero twese tuzahahurire ku itariki 15, ni ukwegera site wibarurijeho, site uzajya gutoreraho, maze ugatora wa wundi twe twese duhora dushima, duhora turata kuko yadukoreye byinshi, aho yakuye u Rwanda rwacu turahazi. Ni ku gipfunsi rero, tora neza uramenya utaza gutora nabi, cyangwa se ngo utore aha utakagombye gutora, ni hahandi ku gipfunsi. Ngaho rero ndabashimiye, mukomeze gukurikirana ibi biganiro bigenda bitambuka kuri Military Advisor 250. Mwese mbahamagariye kugira ngo izi nama zituruka kuri Military Advisor 250 zibe zingirakamaro kuri buri mworozi ndetse kuri buri munyarwanda wese. Murakoze.